no kuvuga ngo rero ntago ari abagabo bayashegera gusa n'abagore turayashegera kubera ko umugore ufite amavangingo aryoshya imibonano mpuzabitsina nyine bikahambura ubwirinzi ngo n'impumuro ntago bimeze neza ibyo nari nabisimbutse ntacyo reka tubitsinde twe kwivuga. Smart Catering and Service Limited, igisubizo ku bafite ibirori. Ufite ubukwe cyangwa ibindi birori ukaba ukeneye abagutekera, hamagara Chef Edizo kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Hello, what's up my people? Reka nizere ko umuntu wese udukurikiye ameze neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. It's me, my name is The Voice Wamjas, and of course this is 7P TV. Nkuko mujya mubidusaba nuko twabagezaho content zigiye zitandukanye, izo kubaha show, izo kubigisha rimwe na rimwe zerekeranye n'ubuzima bwanyu. Uyu munsi rero hari umu anti twitabaje. Uyu mu anti reka tubanze tumusuhuze. Muraho neza? muraho cyane. Amakuru ki? N'amahoro ndashima Imana. Iminsi myinshi rwose dore tumaze igihe dusa naho dupanga gukora bino bintu ntibikunde ariko finally birakunze. Yego nukuri. Mumeze mute rero? N'amahoro meze neza. Impamvu buriya twabipangaga ntibikunde isaha y'Imana yari taragera. Yego ubu rero isaha y'Imana niyi. Urumwe mu bantu bizera Imana? Umva nizera Imana cyane, nkemera imirimo y'Imana, nkemera n'imikorere yayo. Yego. Ni nayo mpamvu rero turi kubwira umuntu dukurikiye wese, niba utameze neza kora, haguruka ukore, ariko mu byo ukora byose wibuke no gusenga Imana, kubera yuko ibintu bitarimo umugisha w'Imana nta kintu rwose bishobora kukumarira. Niko nkeka. Nibyo rwose. Ibintu bitarimo umugisha w'Imana nta kintu bimara. Iyo bitarimo umugisha w'Imana usanga byajemo inyatsi n'amafaranga ubonye ukayangiza, mbese ugasanga ibintu ntago biri ku murongo. Ntago byajya ku murongo hatarimo Imana. Nibyo rwose. Yego. Twakwitabaje rero kugira ngo tugire topic runaka tuganiraho zerekeranye n'amabanga y'abashakanye, kuko ni bimwe mu bintu bimukora. Hari ibibazo runaka, nge we nashatse yuko uyu munsi dukora kino topic kuko nkunda abantu banje. Yego. Hari abantu bashobora kuba badukurikiye ariko ugasanga mu ngo zabo ntago bimeze neza. Ugasanga ntago bimeze neza. Ugasanga mu mabanga y'urugo ntago bimeze neza. Nta kigenda. Okay. Niyo mpamvu Josephine Uwihirwe. Abantu benshi banzi ku izina rya Anti Jose. Nge niryo nzi. Okay. Anti Jose. Yego. No kuva rero ibigendanye n'amabanga y'urugo, urabona ntabwo ndi umwana, ndi umuntu ukuze, ndi nararibonye. Nta nubwo uri mukuru cyane. Ndi mukuru nuko ari bya bindi by'abagore b'i Kigali. Nacyo. Ndi mukuru. Ni mu myaka, kandi imyaka ni imibare. Okay. Imyaka ni imibare. Yego. Nukuba rero ndi nararibonye mu bintu bigendanye n'amabanga yabubatse urugo. Yego. Nukuvuga ngo cyane cyane mfasha abadamu bafite ikibazo cyo kutagira amavangingo. Yego. Ariko iyo uvuze amavangingo hari umuntu utahita umenya ngo amavangingo ni ibiki. Okay. Ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange ijambo amavangingo ni Ikinyarwanda, ariko gisa naho ni Ikinyarwanda gisa naho kidasesenguye neza. Yego. Abandi bamwe baravuga ngo ni hari ababyita amazi yo mu buriri. Yego. Hari ababyita kunyara. Yego. Abandi bakabyita amavangingo. Ibyo bintu urabiduhuriza rero? Ndabibahuriza cyangwa se ndabibatandukanyiriza. Urabidutandukanyiriza cyangwa ubiduhurize niba bitandukanye? Okay, ntabwo bitandukanye. Yego. No kuvuga ngo bitewe n'ahantu umuntu yavukiye cyangwa se n'agace umuntu yarerewemo, bitewe n'ururimi bakoresha cyangwa se n'Ikinyarwanda bakoresha, abantu bose babyita uko bashaka, ariko mu by'ukuri ni ikintu kimwe. Yego. Bamwe baravuga ngo ni amavangingo, abandi bati ni amazi yo mu buriri, abandi bati umugore kunyara. Ni ikintu kimwe rero. Umuntu wese abyita uko ashaka.
aha hanyuma hagati aho ngaho ubwo ndi hano mbariza abantu ngiye ntago nubatse ingo ariko nkunda umuryango nyarwanda nkongera nkakunda abantu bankurikirana nibo ndi kubariza amavangingo agirwa n'abandi ni bande bagira amavangingo? ni ukuvuga ngo amavangingo agirwa na buri muntu wese w'umudamu. ni ukuvuga ngo rero hari abantu bamwe bavuga ngo hari abantu bamwe bayagira ngo hari n'abatayagira. nta muntu n'umwe utagira amavangingo, nta mugore n'umwe utagira amavangingo kereka umuntu utakiri mu buzima. ni ukuvuga ngo amavangingo ni amazi nyirizina aba ari mu mubiri wacu. ahubwo abatayagira baba baragize ibibazo by'uburwayi butandukanye bigatuma umubiri wabo wifata ntubashe kuyarekura. ahubwo wambaza ngo ubwo burwayi ni ubuhe? ubwo burwayi nibwo twagezeho. nibwo twagezeho. yego ni ukuvuga ngo rero banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda n'abadiyasipora kuko nabo ibyo bibazo bitandukanye baba babifite. nabo ni abantu reka nabo ni abantu kuba ari abadiyasipora ntabwo bikwiye ko ari abantu. nagira ngo rero mbamenyeshe ikintu kimwe, nta mugore n'umwe utagira amavangingo. oya ntawe. kubera ko nta muntu utagira amazi mu mubiri we. kuki rero hari abayazana abandi ntibayazane? rero hari indwara zitandukanye zishobora gufata abadamu muri rusange, nk'indwara zishobora gutuma umugore atarekura amavangingo. icya mbere ni infection. yego umugore wagize ibibazo bya infection umubiri we uragenda ukababara kugeza kuri rwa rwego atabasha gushobora kwirekura. kwirekura byo ntago ndi bubivugire hano kuri kamera, ariko bivuge nabyo. urabaha nimero bace mu gikari, ariko nimero zo turazishyiraho no ku kiganiro. umva kwirekura ni ibintu biga kuko arizi agomba kunshaka ngo iki. yego ubu nje kubariza abantu banjye none utwimya amakuru bace mu gikari. ako ni ibanga rya tati kwirekura kandi uri n'umusore. ndi umusore wa mugani nta n'amakuru ngo oya njye ntabwo ndi hano nkanjye, ndi hano kubariza abantu, njye ndi hano nk'umunyamakuru. ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagize ikibazo cyo kurwara infection umubiri urababara cyane hanyuma ntubashe kwemera kurekura amavangingo, ariko tumuha imiti. iyo duhaye umuntu imiti muri rusange mbabwiza ukuri kwanjye kuzuye nta muti w'amavangingo ubaho, ntawo. ahubwo habaho imiti ifasha umugore gukira uburwayi afite, uburwayi yahuye nabwo, hanyuma yarangiza akirekura amavangingo akaza. kuko amavangingo ni amazi aba mu mubiri w'umugore. biriya rero bavuga ngo habaho ngo ba Mukagatare, urabizi kera mu muco nyarwanda bajyaga babyara n'abana, hanyuma umudamu yaba adafite ayo mazi cyangwa ayo mavangingo ugasanga umugabo yamwitiriye, akamwitirira umwana. wamara kubyara umwana ukumva ngo yitwa Butare, ngo Gatare, Mukagatare. yego ni ukuvuga ngo rero biriya nyine byari muri wa muco w'abanyarwanda ba kera, muri make basebanyaga. ariko uyu munsi birashoboka ko nta Mukagatare ushobora kubaho baramutse batugannye tukabafasha. hanyuma rero reka nkunganire, nk'ubu umuntu nk'umudamu uri kutwumva kano kanya cyangwa se umugabo ufite umudamu ameze gutyo akaba ari kutwumva, uyu muntu mwamuvura agakira? uyu muntu rero turabanza tukamuganiriza tukamenya mbere na mbere niba arwaye ibyo bita infection. hari n'abarwara ibyitwa ifumbi. hari ibindi birwara abagore barwara byitwa ngo ni ibifumbi. ifumbi yo burifata gute? ifumbi rero n'umugore uyirwaye nawe ntabwo arekura amazi kuko ubwayironka. ni ukuvuga ngo n'umudamu urwaye ifumbi ntabwo yonsa, n'umwana amashereka arayabura kuko asanga igifumbi cyayanyweye. ifumbi rero ni indwara cyangwa se n'inzoka, reka tubyite gutyo. ni inzoka iba mu nda ariko cyane cyane igasatira hariya mu myanya myibarukiro y'abadamu. abamama bari buntega amatwi n'abamama bari bunyumve nimvuga ifumbi bo barabyumva cyane kuko ni ikintu tuziranyeho. njye numva icyo kintu ngo igifumbi, ariko no ku bana bajya bavuga ngo yarwaye ifumbi. hari umudamu
ukiri muto cyangwa se umukobwa ukiri muto utarajya mu mihango ntabwo arwara ifumbi. Akenshi ifumbi ifata abakobwa bageze mu myaka 14 gusubira hejuru, babandi batagiye kujya mu mihango, kuko usanga ari nabo cyane cyane bibasirwa n'ama infection atandukanye. Infection nazo zigira amoko menshi anyuranye, utanagira ngo ni iryo jambo riraho gusa ngo ni infection. Ni uvuga ngo infection nazo zigira amoko atandukanye. Hari zo bita infection vaginale, hari zo bita urinaire, hari n'ama infection. Mbese ubundi infection ni ibintu by'imyanda rusange bihurirana mu mubiri, hanyuma bigatuma umugore hariya hasi mu myanya y'imyibarukiro nyine bikahambura ubwirinzi. Ngo n'impumuro ntabwo bimeze neza. Ibyo nari nabisimbutse. Ntacyo reka tubitsinde twe kwivuga. Ibyo nari nabitarutse. Kuko umudamu urwaye gutyo, umudamu ufite icyo kibazo usanga mu gitsina cye aho kugira ngo havemo ububobere nk'ubwo abandi badamu, usanga havamo ibintu by'umweru, hari abagira ibisa n'amata acitse, hari abagira ibyahinduye woderi bishaka gusa n'umuhondo. Ibyo rero nibyo bizana akawoderi kameze nyine ukuntu, ku buryo niyo mumaze gukorana imibonano uba wumva rwose mu cyumba hahindutse ukundi kuntu, ntabwo haba hameze neza. Iyi ntabwo haba hameze neza. Yego. Hari abantu rero mbonereho gusubiza n'abantu bamaze iminsi bambaza. Hari abantu bamaze iminsi bambaza batese ubundi tantine muri rusange mu gitsina cy'umugore utarwaye haba hameze gute. Ni ukuvuga ngo mu gitsina cy'umugore utarwaye nta mpumuro ibamo, nta munuko ubamo. Ni ukuvuga ngo uko haba hitwaye, niba ubona uko mu kiganza cyawe hameze umaze gukaraba utarisiga amavuta, uzi ko nta mpumuro ibamo, ntihanuka ntihahumura, mbese ni mu kiganza. No mu gitsina rero kidafite ikibazo nuko hagomba kumera, nta gahumuro kagomba kuzamo. Yego. Hanyuma rero hari ikintu numva nshaka kubaza. Amavangingo ko numva abantu benshi bayashegera, ubundi amavangingo ni ngombwa? Umuntu aramutse akoze ari amabanga y'abashakanye ntihaze amavangingo, ni iki kintu yumva yaba wenda ahombye ku buryo byamushishikaza kuba yavuga ati niba ari umugabo akavuga ati ugomba kuyagira, cyangwa se umugore ati ngomba kuyagira kugira numve ko ndi umugore? Amavangingo kubera icyambo amavangingo ubundi amavangingo yabaye amavangingo. Nanjye mbona niyo mpamvu nshaka rero urambaza uti niye mpamvu abagabo bayashegera. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari abagabo bayashegera gusa, n'abagore turayashegera, kubera ko umugore ufite amavangingo aryoshya imibonano mpuzabitsina, biba bitandukanye cyane n'utayafite. Hanyuma aho ngamise wenda nshaka kukubaza, amavangingo n'ububobere ni bimwe cyane? Oya, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira ububobere ariko ntugire amavangingo. Ni ukuvuga ngo ubundi buriya umugore muzima wujuje ibyangombwa aba agomba kugira santima. Santima ni ubushake, agomba kugira santima, akagira ububobere ndetse akagira n'amavangingo. Ni ibintu bitatu biri kumwe kandi byuzuzanya. Iyo rero umugore afite ububobere, afite ubushake, afite n'amavangingo, ari we araryoherwa, ndetse ari n'umugabo nawe araryoherwa cyane, kuko bombi bibafasha kwizihirwa.